nakunze kubabwira abantu twakunze kubana, nababwiye ko iyo tugeze hano hari ibintu bibiri dukora. Amen. Nemikirize amen. Ari ntagiye kuryoherwa amen. Na maze kumenya neza hari ibintu mukwiriye kwitondera cyane. Kugera hano ni kimwe, ariko gukora ibikuzanye ni ikindi, kandi gifite umumaro si uko waje. Igifite umumaro ni uko ukora ibyo ugomba gukora. Hari indirimbo numvaga mu barokore, numvaga itari nziza, ngo naje Mana, ngo wabibonye ngo ko naje, nuko se umaze kuhagera. Ntabwo ari ukwicara ngo uteke amaso gusa, ahubwo hari ibintu urasenya kabiri wubake. Imana ishyigikiye inyuguti. Ni mu buryo bwa amen. Muyikirize amen. Kandi amen. Tuganire ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Hari abantu bambaye ubwa mbere ngo bazamure amaboko. Ni muse n'abazamura. Nyagasa mwaba gahereka wana kuko muri mwe twagujemo yewe. Hanyuma reka twinginge umuntu dufashe dusome, mwagira hino dufashe dusome ijambo ry'Imana riri muri Ezekiyeli. Usome ijambo ry'Imana muri Ezekiyeli ibice 16, dusome n'umurongo wa 6 turageza ku murongo w'10. Hanyuma amategeko n'amabwirizwa birakurikizwa agapfukamunwa cyane mu bwiteho. Ari indirimbo barakora bagira numva bitari ngo katika gutamuze ndetse ngo byashoboka shitani yagutuka bakagusekura bitewe n'umugore wazanye. Sawa, 16 umurongo wa 6 turageza ku murongo w'10. Agapfukamunwa n'itegeko wikora amakosa iby'Imana izakora izabikora, ariko ibyo ugomba gukora ntabwo utegetswe kubikora. Iyo muri positivi kadusome mu izina rya Yesu. Yego. Nuko nkunyuzeho, yego, mbona wigaragura mu ivata ryawe. Yego. Ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Yego. Nukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Yego. Nakugwije nk'ibimera mu murima uragwira. Yego. Kandi urakura. Yego. Ugira uburanga buhebuje. Yes. Amabere yawe arashimagira n'umusatsi wawe arashimangira. Mbese ahita muri system. n'umusatsi wawe urakura. Yego. Ariko wari waratawe ari ntacyo wambaye. Nuko nkunyuzeho ndakwitegereza mbona ugeze mu gihe cyo kubenguka, maze ngutwikiriza umwitero wanjye. Nambika ubwambure bwawe, ndetse narakurahiye nsezerana nawe. Maze ubu wanjye niko Umwami Uwiteka avuga. Mbera ko nkuhagiza amazi. Yego. Ni ukuri nkuhagiraho amaraso yawe rwose. Uyigasome neza. Ni ukuri nkuhagiraho amaraso yawe rwose.
kandi nguhezuza amavuta kabisa. murakumvise oyasha guhezura muracyumvise kinyarwanda mbega ibintu by'umwaka byari bikuriho nari guhanagurijeho ibintu by'amavuta maze wambika imyambaro ifite amabara ateye ibika. ariko kubarikiye umwari soma Yeremiya Imana ifashe amatwi ganyu bwayumve. Yeremiya ibice bibiri dusome n'umurongo wa karindwi. Yeremiya umuhanuzi w'Imana Yeremiya ibice bibiri dusome n'umurongo wa karindwi turageza kuri 13. Umurongo wa karindwi hari ijambo rivuga ngo ego kandi nabazanye mu gihugu kirimo ubukire kugira ngo murye umwero wacu n'ibyiza byacu ariko mumaze kuhagera mwanyandurije igihugu umwenda wanjye nawuhinduye ikizira. turatura nuko muteretse amaso turatura kabisa. Abatambyi ntibarusha babaza bati Uwiteka ari he? N'abanyamategeko ntibamenyana. N'abanyamategeko ntibamenyaga abashumba. mbega muri make ntibitaye ku wabahesheje ubuzima. nabo bacumuragaho yego n'abahanuzi bahanuriraga Bayali yego bibarikiye ibitagira umumaro bikurikiriye ibitagira umumaro. yego komeza. Nicyo gituma ngiye kongera kubaburanya niko Uwiteka avuga. Nzaburanya abuzukuru banyu nimwambuke mufate ku birwa by'Ikitimu mwirebe mutume ikidari kandi mwitegereze cyane murebe ko hariho igisa gityo kigeze kubaho. yego ntabwo wagerayo. yego mbese hariho ishanga ryakunda kugurana imana zaryo kandi atari imana. yego ariko abantu banje baguranya icyubahiro cyabo ibitagira umumaro. wumirwe ku bw'ibyo wajuruwe ufate n'ubwoba bukabije wihebe cyane niko Uwiteka avuga. kuko abantu banje bakoze ibyaha bibiri baranyimuye kandi ari nge soko y'amazi y'ubugingo kandi bikorogoshoreye ibitega mu rutare ndetse n'ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi ndetse n'ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi. n'ubundi wabugiriye neza kadusome niba uyu murongo umwe uri muri Zaburi ya 80 dusome n'umurongo wa 18 hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. wabugiriye neza n'ubundi wabugiriye neza. Zaburi ya 80 yego 18 ukuboko kwawe kube ku muntu wo mu kuboko kwawe kw'iburyo. yego umwana w'umuntu wikomereje. yego kudasoma mwana muri kizaho cy'ugenda. yego nuko rero natwe
ntituzasubira inyuma yego ngo tuguhaguruke uhararuke ngo tuguhararuke yego yego tuzure natwe turambaza izina ryawe turambaza izina ryawe amen ni mu buryo bwa amen tuzure natwe turambaza izina ryawe. Mana yafashije mbega amasengesho tugiye gusenga duhendahende tuzuye hanyuma mureke tuganire ndi kumva mukiri kure ntabwo ndabumva ariko turi kumwe n'Imana amen munyikirize amen hari abantu batari baza amen yego rata amen hanyuma tugiye kuganira ijambo rivuga ngo kuba mu kuboko kutagaragara ariko gukora ibigaragara. Umuntu ashaka kubaza ati ibihe ingabite ingufiya n'inzobe n'igikara uretse kumubwira ko uri mu kuboko ntabwo wayitwenga ariko yivugiye aha ni mu buryo bwa amena aba turi kuri amena inzira izitwa iyo kwera ariko ngo abantu imitima aho kirazira ariko aravuga ngo iyo nzira izaba iyaba abandi ariko ngo abagenzi naho baba ari abaswa batazira n'uduhombi ariko bakaba bari mu kuboko bazakomera niyo bamara gukomera bakora inyubutwara ni mu buryo bwa amena. Abari hano mu buryo bwa amena yego rata ni mu buryo bwa amena ubundi ntabwo nzi ibintu bibateye ubwoba. Ikibazo mufite ni uko tutatwa ikibazo ni uko utari washingirwa, ikibazo ni uko utari wagura iduka. Ukwiriye kuba uri gutekereza ngo ahubwo mbarurirwa he, mbarurirwa mu bandi b'abantu, ni mu bakoboyi, ni mu bajyama, ni mu basitari, ubarurirwa gahe. Kuba mu kuboko kutagaragara ariko gukora ibigize gute anshimwe. Ejo bundi hari igihungu bitaga Abodidogo ngo cyabaga mu kuboko kutagaragara ngo gitegereje ko ukuboko kwawe n'ibigaragara. Mana yafashije mu kanya mbawe ngo
ngo mu gihe cyose cyabaga kiguze ngo cyabaga kivuga ngo izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ibyo kubona bibeho mu isi. Amena amena. Ubundi isengesho ry'umugenzi ni uko ubwami buza ukaba iwawe, hanyuma ibindi ibyo bakunenga ibyo bakuvugaho ntibikureba. Icy'ingenzi ni ukuba ku kuboko nubwo kutagaragara ariko gukora ibigaragara. Ndashaka ngo tuganire. Hari abantu bari hano ngo batere haleluya. Mu kuboko kutagaragara nibyo rwose n'utunenga afite ibyo ashingiraho, n'abaduhengereza bafite ibyo bashingiraho, ariko ubwo kuboko kutagaragara iyo igihe cyashyizweho kigeze ukora ibintu ushaka kugira ngo nkore kuri rasafuriya ngasanga ntabwo ngari nangeraho, kandi ndashaka gukora kuri rasafuriya. Ejobundi umuhungu witwa Dawidi yasohotse mu kuboko kutagaragara ngo arangije bamukangurira ateze amaso ahantu yari ari kogera ngo Dawidi ahita apfa, arapfa ava mu kuboko kutagaragara ngo abonye Mukawuriya ukuntu ateye neza n'ibicurangisho n'amapendo bikiri ku isoko ngo arahwera, urugendo ararureka, urugendo ruba rurahagaze. Niba hari ikintu nabonye cyasitaje abagenzi, ingutiya iri ku mwanya wa mbere, ingutiya iri ku mwanya wa mbere. Mwarakate agera iruhande neza, aramwitegereza, aramureba, arapfa, agagariraho. Abantu bakagira ngo arahari, naho yarabereye. Areka ubu turebeye inyuma twagira ngo ni salama, ariko kuri mashini tugeze twasanga byaremye. Areka kwari kosa, aramuhamagaza, aramwitaba, ariko ngo arangije kuryamana nawe, aravuga ati bazabimenya, abasidire bazabimenya, banteze umwaku. Ngo ahamagara buriya, aravuga ngo bamushimire ku rugamba, abwire yewe bitazamenyekana, nubwo mwasibanganije ibimenyetso marayika bifite. Agakiza afatare kuye umusaraba, nimuvuge ngo amen.
niyo mpamvu muri ibyo yavuze ngo naho ndiho naho napfa nziko nkundwa n'Uwiteka Yesu ibyo nkene byose ndamahoro. Mwongere muvuge ngo amen. Mwongere muvuge ngo amen. Iyo uba mu kuboko kutagaragara wihanganiraga n'ingaruka z'uko Kristo atari yakugeraho atarakugeraho yose. Kandi tuno tuntu naratumenye. Iyo uba mu kuboko, iyo abandi bari kuva ku Mana wowe ubisikana nabo. Iyo bari kuvayo iyo bari kujyayo kuva mu byaha wowe urikaza ukabisikana nabo. Murabona igihe berekeza iyi wowe ukerekeza iyi mbese bakava ku Mana wowe ukaza ku Mana. Mu buryo bwawe abayikiriza Amena abakora ibigisha ukumva sinzi ibyo bari bariko mu Mana bashobora ibiti wari wagikoze ariko noneho ngo sinzi iyo turabana. Iyagutabaye ku wa mbere ni nayo igutabara ku wa kabiri, niyo igutabara ku wa gatatu, niyo igutabara ku wa kane, niyo igutabara ku wa gatanu. Iyo ukomeye ukumva mu kuboko niyo igutabara. Ni mwongere muvuge ngo amena. Abayumva amena. Umuririmbyi indirimbo aravuga ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza. Aravuga ngo niba mwari mu mabaro kabiri rikabatinyura. Aravuga ngo umutima ukomeretse nibyo ryonyine riwukiza. Umuvuge wa amen. Mwongere muvuge ngo amen. Nibyo ryonyine riwukiza. Ushonje Yesu nawe umuntu uje niruhuruje ahita ngo nidonga buri ake nziza ihora ihindura aravuga ngo ni inzu yanjye itaba dore ko izindi ziri kubarara hepfo hano. Sasa tuzabene data hirya sasa mupingi to wahirwa ariko iya Yesu umuvuge ngo amen. Mwikirize amen. Mwikirize gukoresha igihe neza rwose. Umuhumuriza akoresha igihe rero siko narabaye ejo bundi ubusa yakoze ikosa, igihugu bita ubusa cyakoze ikosa. Ejo bundi igihugu bita ubusa cyakoze ikosa ngo bafata isanduku y'Imana ngo bayekeshe ibimasa kiri kureba. Bayekesha ibimasa uzareba. Kandi mu mategeko isanduku y'Imana yahebwaga n'abatambyi bo bagombaga kubemererwa nayo. Abatambyi nabo bazana ubusibire bayihekeshe ngo ikimasa kirayikorera ngo kiragenda. Niko Bibiliya ivuga ngo Imana aho yicaye irarakara. Igira ite? Nimuvuga ngo irarakara. Nimuvuga ngo irarakara. Irarakaraga umutima ukayoborwa ahantu uri kugana kandi wajyanye n'abandi gukora. Uteretse amaso muri Goyigo bakaza baracuruza wowe uri kwayura kubera ko bayihekesheje ibimasa. Uteretse amaso muri Goyigo kandi ari wowe wari ushinzwe kuyikora.
ngo Imana iraceceka ariko ngo irakaye irakaye ngo igeze imbere ihengeka ikimasa ntekereza ko marayika yanyongotse gake akagikubita umugeri ngo ako kanisa kigiye gutaha ngo uzajya baziziranye ngo tesimbuka ngo ayiramase Mana mwe mwanza kuira namira kare kose reka mvuniki n'abandi barebere ngo ako kanya uza yikubita hasi arahwera ngo Dawidi abonye ukuntu yishe Uza Mana yakaze agera ngo n'Imana y'imbabazi n'onezanye n'umujinya Imana ifashe kandi abantu birirwa babiririmba kuri Imana nziza asante Yesu Jesus nziza ikugiraga n'umujinya irakuvuna ntibakunye yaguhamba ntibarire irakwa ntihagire ukwaka yakwaka ntihagire ugusayidira Haleluya Haleluya niyo mpamvu yavuze ngo mukorere Uwiteka mutinya mushinga umushyitsi musumurya mwana kugira ngo atarakara mukarimbukiraho muraho neza aravuga ngo uburakari bwe burakongerwa muri muguki ndikumva nasa Anaknya nasi, wajib semua biji na, muka kamu berapa bicara, kami akan kami. Amin. Dasar kamu tidak kurang membantu baik, kamu mukuk. Kontabizi ko muri hano anubuka akarukanishe wabwira umugore umbe hafi ntunteze abantu ategatsinde gusetuza muri yarihuze makije imbere ya Petero ayitariye nzibagiye kwigire nakizwaga bayasuye ngiraga muri je none mutima muwani hose ishimwe kimwe kisawa Petero Vits ananeza ntaburi mu mwuka ntaburi mu mwuka mu modoka sha muraba hatari sha umuntu agafata akayoga yarangiza kugafata akandika akabiro agakubitamo agaseke ku buryo ubona neza ari akantu k'akaji ari masoma ariko dore umwaka nagira umwaka turi umubyi ubu haje ibishyimbo by'ibimera ngo bituma mugira imbaraga ukagira ngo mwabyaye mutazifite ubu haje ibintu byanduzaga bya kabuca ubu haje bya tangawizi nyagasani Yesu kandi abarokore babisomye nyagasani wahura n'umuntu neza ugasanga yarasinze byararangiye neza ndabaza nibyagenze gutaha ati nabyihoreye narabiretse si ibi
kuririmba kabyihoreye numva umujinya nibuka iminsi twasenganye mu buvumo nibuka imyaka twasenganye tuba twese none Imana igabanyije umusonga gake ahita akunda ipantaro agasake sinari kiri gutuma mubona abantu baragwengeye imigi hari ibintu abantu banyweye bitari ibyo kunyobwa hari ibintu abantu bigije bitari ibyo kurigizwa kujyana nangereza nkareba ugasanga umukirisitu nawe yadashirije tubone nahuye n'umuhanuzi i Kigali aramubatimba kamaze umukozi w'Imana nahanuye ce atariko nabirambiwe aramubaza nabirambiwe ati ibintu by'itorero nibyo byanzengereje bituma bigikara kandi kera narizo ndamaze niba ufite umugabo ndamufi mwarabyati twarabyati none ushaka igihe tuwegere mbere narizo ibintu byanyu by'agakiza nibyo byatagakora barabanza mfite umwaka ukomeye wa muhungu yaravuze ngo nyuzwe n'ubushobozi bwo mu ijuru aravuga ngo nisunze umukiza ukomeye aravuga ngo ngubwa neza iyo ndi kumwe na Yesu nimuvuge ngo amen mwongere muvuge ngo amen iyo turi kumwe na Yesu tugubwa neza iyo adahari niyo hari ibisorori by'ibiryo urarira hanyuma usomye amagambo nuko muse n'abanyikiriza nuko nsanga wigaragura mw'imbata ryawe ndavuga ngo nubwo uri mw'imbata ubeho munyikirize yes ubeho ni munkundire koresha akantu gatoya inzomo runinjiye agashete mpaka kandoro kandi nono akantu kanyishe mushumba wanje ngo twikirize umwitero wanje umwitero wanje mwanyikirije ma umwitero wanje uyu muhungu yibuka ko afite umwitero w'abandi muranyumvisa Mana fashe mu nyumbe umwitero n'ubwate none ko yishongo yategera ngo nugwe none ko yibagiwe ko ari ubw'abandi mbega ari kujya mu gishoro cy'abandi kandi nyiracyo ari hano Mana fashe ni mu buryo barahari ni mu buryo barahari rata nyiri umwitero aragize ati nuko munyuzeho nsanga wigaragura mw'ifata ndaguhanagura nyagasani nguhanaguza amavuta yanjye mama we
bya Bibiliya ntubimaze cyakora nari mfite impano yo kugira ikinimba sisiteme kinini Mana yarabwiye ngo humure neza y'ikirenge zagutabara niba ku kirenge ibindi kizabura uyu muhungu najya ntiyibagirwa kumwitera rumba uyu muhungu atwikiriye umwite nta muntu wapfa kumuhengereza ndabibutsa ko ntacyo dufite icyo twicyo tukigizwe na Yesu. Amen. Amen. Agaciro dufite ni umwitero. Agaciro dufite ni Yesu. Abantu batwemera kuko dufite umwitero. Abantu badukunda kubera ko Kristo ahari. Abantu babana natwe kubera ko Imana ihari. Muravuga ngo amen. Imana kumureka ndakwicira kati. Oh haleluya. Usibana yigeze kubicaza arambwira ngo agenda yanaza kandi usibana yigeze kubicaza n'amazimo iyo gusenga izaza avuga ntari kwizaza avuga ese igezeye avuga ntari kugenda ikuyumva ni mu bunyima. Amen. Abandi bamena Imana irambwira ngo subiza so umubwire ngo nzaza kandi ninza nzerekana imbaraga zacu. Nubwo utaha umugabane data zawe kandi koko barabikoze. Abana b'iwacu bose babahaye umugabane nje bamuza maze Imana ntikunzizi irambwira ngo sinzakubona muri iryo terambere. Ese ko nduwa rusiba ndeba abagabane amasaha irambwira ngo uwa rusiba ariko hari n'ataniro yanjye nabo bano umugabo mumaze nambara ikabutura y'abagore irambwira ngo yihorere ingenzi ni uko tubana neza. Ariko baratwara ntasenga mwarimu ntasenga ntakera n'iwanjye ntasenga. Nigeze kuzura umwuka mfata n'uburwayi bwo guhimba indirimbo
njya mu mashini ikaramu ndayigura ko twese twari mpaba ndayigejeje mu ruziko nkora bigishiriye ndayomboka njya ku rugi nimba indirimbo ya mbere imbi ya kabiri madamu asanga ndi ku rugi rw'iwe yamubujeho nabi haramwe mariko mu mwuka ni abazimu banyu kwari uryamye uvumbutse ugiye umwuka urya batiziba ukujeho n'ibishirirazi tugishirana n'indirimbo yawe n'indi ya kabiri arambwa ati nyura shahana anyongoka nsubira mu buriri ariko biradiyo byanse biba byanse ntabwo bipfa kuzimu umuntu atari ubizimije mpita nicara ndaryama haleluya mubikirize ngiye gusenga haleluya ndinjira icara tuza mbiri Imana nimbabarira sinongere nyikorera ko bitahubwo niko bigiye kuza turiyogoshe ikirago kugira ngo nasabemo turatujije tumeze neza tugiye kumbarumba bya bintu byacu icyakora muzahabwa imbaraga umwuka naza kuba kuranje ngo uze numva ntangiye kugira ibihe byiza iyo kwaje rero umuntu arabimenya ese ubishakiye iki ndabona nabona ko wambaye karuvati none uzi ko ari ikibari n'indi barumva Imana imbwira ijambo rikomeye rihambwe ngo rena ari iryo kote wambaye hanze unsohokeze hanze umuntu angendaho arambwira ati yo umwana w'izina rya Yesu yagiye kuwukutana bagutana kubera ko twahuye n'ibintu byinshi umuntu yicaye imbere ari kuvuga ati mwami Yesu nsayidire nawe nasingije nangiza nyagatani arambwira ngo nasenze Imana ngo yambwira ngo iwanyu ngo hari ikibazo ngo gikomeye ngo kandi ngo ntikiragikemura wakibonye se ngo wakibonye se ati ntakibonye areka atwara n'umufuka ahereza akantu k'akamvirope karimo utuntu twiza bitanu atira muri tuwarete ndakumva naho zitabyina buretse yaje mbonye Imana igiye kugusayidira gahoro gake hanyuma biravuze ngo nabazanye mu gihugu ngo mujye umwera wacu hanyuma ikibazo ifite ni ikivuga mu bintu wakoze n'ibiki umaze kurya ni ibiki wakoze guheruka ingurube yari nk'umunani ariko abantu bamaze kwibagirwa ubonye umugezi ati nguguriye uze ari kumbwira ngo nguguriye ari kugureba nibe iwacu mu buri sindi kuguha arambwira ati njya kugureba ati kandi umuntu uguhagaze hari kumbwira ngo ni natwe ngo bishoboka ko nagenda ntigogenda
arambwira ahantu yitwaye n'abana kuvuye nabi ahantu yewe n'ibyakorari hari ibintu byakorari ntatunganije none mutware Imana nimbabare nkeneye kubabarira arambwira arongera arasinzi arambwira birabaye birarangiye twita branse biraje tugeze iremba arongera arakanguka akangutse aravuga ngo ntabwo muri bumporeho maze wumve ntabwo muri bumporeho umugabo wanjye atari yaza nari nicaye hanze ubwo n'ipayi nari kubona nabeza birarangiye ndarunyanyije arambwira ngo ntabwo muri bumporeho umugabo wanjye ataje kandi kirazira ko umugabo yinjira mu bitaro by'abantu ndinjira naho mu bitaro hari n'abagore banze kubyara ngiye gusengera ngeze n'Imana irambwira ngo ntabwo mvuze gusengere umugore wawe sengera ari kubyarira hano ugiye ndabona mwami Yesu ubwo tugeze aha wagenda kuko imirimo yawe igaragara amaboko yawe aboneke kwanyuma abari kubyara barabyara barisoni naratsimbuka baramukubita imiti tumarana iyindi minsi mikeya baradusezerana tuyitahira tuja kwirinda ibiryo bene inzoka bagira ngo turapfa basanga turi mu kuboko kutagaragara ariko ntabwo wavuye mu kuboko uracyarimo hanyuma kuko dufite abandi bakozi b'Imana ndagira ngo umutima wawe ukomeze ubwire Imana ngo Mana hari ukuntu nagenze hari ukuntu nagize nagenze kwambara amaso yawe tumusengera hushye wicaye utuje ubwire Imana ngo ngera unsubize mu kuboko kandi nibyo tugiye gusengera ugaruke mu kuboko ibindi Imana izabyikorera aya maboko y'uyu muhungu arahagije ntabwo Imana ibuze imbaraga zidukaba birashoboka ko wanyweye inzoga birashoboka ko wagiye muri biriya na biriya twahereye tubivuga birashoboka ko wakerejwe n'iminsi ibintu bikagukereza ariko komeza ubwire Imana wongera ubwire Imana ndagira ngo dusabe umushumba yigire hino adusengere ibisengesho abwire Imana ngo turifuza kugaruka mu kuboko kwawe